bwamutwikiriye ubugome akorera abana b'abantu ubunyamaswa afite mu mutima we Satani ndakwinginze muhane Mana mwumvishe ndakwinginze mwumvishe kuko uri Imana mwumvishe kuko uri Imana ya Isirayeli kuko uri Imana yaremye isi n'ijuru kuko uri Imana yaturemye mu izina rya Yesu Kasuku ugomba kubona mu izina rya Yesu ndagutwitse mu izina rya Yesu ndagutwitse mu mbaraga mpawe ni Uwiteka Kasuku umudayimoni ugenda mu izina rya Yesu Mana hana Kasuku hana Kasuku abona uburibwe burenze ubw'abantu bose bo muri ino si Mana nyagasani ndakwinginze wa Mana we ndagutabaje tabara wa Mana kuko ndaremerewe ndenda gusara ndaremerewe wa Mana we Kasuku muhane ntago nzatuza ntari kubona igihano cya Kasuku Mana nyagasani kuko uri Imana ndakwinginze Kasuku abura amahoro gwari uyu munsi Kasuku abona igihano kimukwiriye Kasuku ababazwe bishoboka ababazwe wa Mana we yumva ukuntu kubabazwa bimera yumva ukuntu kurira bimera yumva ukuntu agahinda kamera mu izina rya Yesu Kasuku nakuvumye mu buzima bwanjye bwose Kasuku nagukwiriye ibyiza Kasuku ukwiriye ibibi gusa mu izina rya Yesu ukwiriye ibibi gusa nabyiza ukwiriye Kasuku nabyiza ukwiriye kuko uri umugome uri umwicanyi uri umugome we Kasuku nabyiza ukwiriye mu izina rya Yesu fire ndagutokesheje mu izina rya Yesu ndagutokesheje we Kasuku Satani ndagutokesheje umvira mu buzima mu izina rya Yesu uri wa Mana we ndakwinginze ndagutabaje wa Mana we Kasuku mutwike guhera none ahangaha mwohereza igihano Mana ntago ndi ubura kukwinginga ndakuvugiriza Mana we ndakubwiye mwohereza igihano kimukwiriye Kasuku ndakwinginze Mana murisha umubiri nicyo kintu ndi kwifuza murisha umubiri umurye muhonyore wa Mana we ndakwinginze muhonyore yige nasoni yige wa Mana we Mana afite uburakari bwinshi ndakwinginze Kasuku mwigishe mwohereza igihano wa Mana we ndakwinginze mwohereza igihano kimukwire wa Mana we ndakwinginze kuko uri Imana ya Isirayeli kuko uri Imana yumva imfubyi Mana nyumva nge ndi imfubyi wa Mana we nyumva agahinda mfite mu mutima wa Mana we ndakwinginze wa Mana we Kasuku mwigishe yacinyaguriye Mana yacinyagura aravuga ngo nago nari ndwaye aravuga ngo nibyo nigiraga aravuga ngo nago nari nararozwe ngo naga ari amarozi Mana nyagasani we ndakwinginze Yesu Mana we ndapfuye Mana nyagasani ndakwinginze ntabara ndakwinginze Mana ndakwinginze ndagutabaje pe uburibwe nahuye nabwo Mana nyagasani uburibwe nahuye ndakwinginze pe Mana ndakwinginze abantu bameze nka Kasuku jya ubigisha kuko uri Imana jya ubigisha kuko uri Imana abantu bameze nka Kasuku jya ubigisha wa Mana we babona igihano kibakwiriye babona ibibakwiriye mu izina rya Yesu we nakwakiriye ngukeneye ndagutabaje rero uko nagutabaje ya majoro amezi ane yose ndi hasi ukanyumva uyu munsi nkaba ndi Jacky mwiza cyane Jacky uyu munsi nkaba ndi Jacky Mana narabonaga majije gupfa narabonaga kubaho bitagikunda Mana nyagasani ndakwinginze warakoze kuma amahirwe ya kabiri aya mahirwe ya kabiri wamaye sinza yapfusha ubusa Mana nyagasani ikindi ndakwinginze mvana ibigeragezo mu maso yanjye mvana Satani mu maso mvana umudayimoni mu maso mvana Kasuku mu nzira Mana nyagasani ndakwinginze mvana Satani mu nzira ndakwinginze Mana nyagasani wa Mana we ndakwinginze kuko uri Imana ndakwinginze uri Imana we nkuvugirije induru kuko urahana ntabwo umeze nk'abantu ndakwinginze wa Mana we Kasuku namukweretse muhane umwumvishe yumve yuko agomba kubaha ikiremwa muntu yumve yuko agomba kubaha ubuzima bw'umuntu yumve yuko agomba kubaha umuntu ava kagera Mana ndakwinginze Kasuku mwumvishe umurisha isi ayumve imurye mu izina rya Yesu
ibyo dusabye tuzabihabwa. Ndabizi neza yuko Kasu ugiye kubona vuba cyane. Ugiye kubona ugiye kubona Imana igomba gukuraho ingegera zose. Umudayimoni Imana ikamuvana mu nzira. Umudayimoni nkawe we Kasuku ugiye kubona bitari kera. Mana ndakwinginze mvana abanyeshyari mu maso. Mvana abanyeshyari nka Kasuku mu maso. Mvana abadayimoni nka Kasuku mu maso. Batanyifuriza ibyiza. Kasu ugomba kubona mu izina rya Yesu. Sha naba ntasenga pe. Ntaba nasenga kabisa. Naba ntarakire Yesu Kristo n'umwami n'umukiza. Nukuri ko Imana yo mu ijuru. Sha Kasu do Imana yantaba ikamvana ku gisasiro. Igiye kukwiyereka. Imana yantaba ikamvana ku siriyereka. We Kasuku sha Imana yandemye ikamvana ku gisasiro. Imana yandemye yonyine yo mu ijuru igiye kukwiyereka. Itegure guhangana n'Imana sasa. Wigize jetiri wigira umuntu uzi guhangana n'ibiremwa muntu. Ugiye guhangana n'iyandemye rero. Ubwayo igiye kuzi kuvuture pe. Imana yamaye amahirwe ya kabiri y'ubuzima. Ikayama ikamvana ku gisasiro. Ugiye guhangana nayo. Uragowe. Sha mwoherereje umuriro w'Imana, mwoherereje Yesu Kristo agiye kugukorera ibintu. Sha reka nkubwize ukuri. Umuriro w'Imana naguhusha. Inkoni y'Imana nihusha. Ugiye kwibonera. We Kasuku ugiye kubona pe. Sha nizere ry'Imana ndakuhaza ndakurambiwe mu izina rya Yesu. Niyo mpamvu ngiye nsenze isengesho ry'ikibi ku buzima bwawe. Ari kigomba gusohora mu izina rya Yesu. Kigomba gusohora mu izina rya Yesu. Kigomba gusohora. Ugiye kuma murambaza iki? Kuryo mamunyihamagaza. Uni murambaza iki? Iyo barimo barantuka banyita amazina nagoma mureba ko mutaza kundwanirira. Ndi mu ntambara ndi kwirwanaho. Uburu ukumva uvuze induru uburu gutabara mu izina rya Yesu. Inshinyaguzi zose abantu bose bacinyagurira. Mana Nyagasani boherereza inkoni ku buzima bwabo. Cyenda nago nkwita. Niba ari Kasuku uri kubwira ngo ukomeze uneshe umutwe unyihamagaza. Nago bikunda sinkwitaba. N'aba diaspora bamamagaye naswe we kafifi buroro. Wowe wazire kari mu cyenda. Nanze kwitaba na ko ruzinga buri umunsi ku wundi naswe we wakigorye ntanazi. We Kasuku ugomba kubona bitari kera. Dagati kateretswe n'Imana we Kasuku.
mwe mwitonze gatoya like live hari ibintu ijya yohereza kugira ngo barebe niba ari robo cyangwa ari umuntu uri gukoresha TikTok. Hari ibintu live itanga kugira ngo ibone yuko nyine utari robo. Live hari ibintu itanga kugira ngo irebe niba utari robo tu, niba utari robo. Amatiku yarangiye, igihe cy'amatiku cyarangiye.